ndakubita nureba nabi nagiye gore bwo mu cyaro ugenzwe naba ndeba kutazahura n'ibibazo ntangiye kugatura reba nk'ubu ngubu reba ibintu baba bantega iwanjye ariko ikizi bari gukomanga nk'umuntu wenda gukuraho urugo ako kamiri iyo uba umwihoreye ukomanga gutya utazi n'ijwi rye usanze ari igisabo mana y'isi arundi saa kumanga guta nziterure n'indimbe Great Lord, you are mighty. byiringiro wagiye ukanzanira umuceri uri hariya Hapo mama nawe uragora. Ubuse ubugarafurere singo ahantu yicaye wabaye ari gutuma yose. Wabaye ari gutuma ngiye mvuye kuvoma nitenge no kuzana umuceri mu nzu ntabwo cyaka. Kamere ntabwo ushobora kuzana umuceri uri hariya ngo Se ari gukora icyungu. ariko ubu nzagira so namwe nimuza mwigangarike ubundi ubu amaherezo azaba yayo Dinaniriye wana we yaje kutuzana umuceri urabewe. Kamere ndavuze ngo ndakuzana uriya muceri mutore muteye Uyu ari gukora zakwicaye impande. ariko ubundi bibyana byakomotse ariko ni nabyo Ngo uratangiye nawe ubwo byana. ntabwo babyarwa n'umugabo umeze nk'uriya ngo bazagira imyumvire mizima Ubwo nawe uri mama byananye. umpereze ndanateka n'uyu nguyu Ese wakongeyeho undi wowe. namwe se ubu muba mukeneye kurya hano Utarya se nandise. ubu uwo muceri bari gukomanga nk'umuntu wenda gukuraho urugi ariko kamiri iyo uba umwihoreye ukomanga gutya umuntu ukomanga gutya utazi n'ijwi rye usanze ari igisabo mana y'isi Arundi saa kumanga guta cyaro. nziterure n'indimbe Meri wanjye kabiri gatatu nkomanga muruhura diha koko reba nkiri n'umusore bajyaga babimbwira barambwiye ko ntazarenza imyaka 50 reba nk'ubu ngubu reba ibintu baba bantega iwanjye basoretse harya ngo imfura ingana na se ego sha utyo barabyimbye sha sigaye nzi iwanjye nkakomanga ariko ntacyo ni nyoko bashuka none se ubundi nawe shakami udakomanga ninde wamenye winjiye uwo ari mana yanjye mana ubundi nagakwiye kujya nturuka hari mukavuga muti paparaje nimwe mbwira mugahita munampumurirwa ako kanya mugahita mumenya ko ntashye turinda kuguhumurirwa se ubwo baguhumurirwa bate ko amavuta uba wagiye wisiza aba yaragushizeho ukaza wisiza ahandi uba waraye ubundi twasirwa n'icyo wisiza kandi Carolina narakubwiye Ako papa mva nkubwire. Reka nkusigare na mama. papa imihini Ubwo ndaza kuza kumujyana. nimugende muteke uwo muceri mumwihorere ubu mu minota mike yarabagiye ibyo ndabizi none se bwo none nakicara iwanjye nako bundi dasaba uburenganzira bwiwe niko Carolina Baramutse neza mudugo. Baramutse mute mu mudugudu wawe.
yego yego none se mudugu makashi simeruka ubwo twari mu nama nari namugiriye inama kandi yarongeye biroroshye uwo mugabo ndumva akomeje kuba ikinani ubushize tuvugana numvaga afite ikibazo ngo cy'umugore umusuzugura ariko kandi ntabwo numvaga ko yaba yafashe umwanzuro wo kujya mu bandi bagore ibyo bintu itegeko ntabwo ribyemera ubwo itegeko ritabyemera rero agomba kubihanirwa n'amategeko ariko kandi si twebwe duhana ubwo ndaza gushaka undi munsi uteranye inama inteko yawe iterane nzaze mbasure hanyuma twongere tumugire inama niyanga tuzamushyikiriza ubutabera bamukosora oya humura ntibakajya babasuzugura niyo mpamvu ubuyobozi buriho kandi niyo mpamvu natwe tugomba guhaguruka kugira ngo tugere aho ibibazo biri ntabwo tuzajya tubatererana muhumure turaza kubafasha kandi nzi neza ko bizatanga umusaruro mwakoze ugire akazi keza muduka turi kumwe sawa sawa sigaye nsuzugurwa n'abana abana byiringiro hejuru y'amakashi kamiri hejuru y'amakashi nyina wa kamiri nande hejuru y'amakashi nzahora hasi kugeza ryari icyubahiro nta nubwo n'umwana mu rugo yakiguha ushatse kuvuga iki ndi nsuzugurwa ejo waraharaye uburyo abana bazi uburyo igitsuri cyawe kabiri kangahe untegeka isaha ntahiri wanjye ngaha rero noneho ndabona usigaye ugenda imyenda wagiye wambaye se ubu niyo ugarukanye niba udafite ahandi ukwamiye ibyo se birakureba ibyo ngibyo bikureba hiki bitandeba se we kuje ubaza abana ubu inzu yanjye imeze ite inzu yawe se nubwo twagira inzara hari uwakwiyeho itafari ngo arirye ibikoresho biri mu nzu yanjye wagiye se ubyihambira ku ijosi ukabitwara abasingamye ni umugore ni icyago ni ishyano ni igiki niko karori ni wowe ni jyewe ukunzi ntabwo nahindutse kuno nagushatse mbona uri agakobwa keza ariko genda uhinduka rero nakubwiza ukuri ni we wanyanduje uko guhinduka kwawe ibyo ngibyo ni nabyo byatumye nsigaye ngenda sintaye empuwe entire ndabivuze ndi makashi kizaba ngenzanga umuti umva ukirukanke icyo kibuga ukirukankemo igihe kizagera uwo mupira uzawushota ukugarura kwanza ndashaka unamurikira ibyo mu nzu yanjye dore ko atari na byinshi byose mbishaka ahangaha guhera ku kiyiko ifoke ikanya n'isupu n'isosi biri mu isafuriya nabyo ndabishaka ikiyiko ifoke n'ikanya n'isupu n'isosi biri mu ntuza byose nabyo ndabishaka urabishaka byo wahashye se byiringiro kararamire ku musozi ka papa tw'imihini karindagira hagarara aho ngaho ntukira abana hejuru ntukira abana ko ugenda ngasigarana nabo abana bantu bahuye kandi narabivuze nubwo nize make narayize ku iyo jerekani handitseho karori none se ijerekani yo kwa karori yageze muri uru rugo bigenze gute ni ukuvuga ngo iyi jerekani nyine twatije kwa karori ijerekani bagiye kugura amazi bagiye kuyitugarura abatuga barayibye baduhiye ngiyi nyine
umva kiranabisobanura n'ishema n'ishema iyi ngiyi niyo baduhaye yacu barayibuze nikosha ubwo uri umugabo mu rugo ubuse ubundi wowe uba wagiye hehe ariko uba wagiye hehe kugira ngo barinde ariko makashi nabo baragerageje ng'abantu ngo bagiye mu muhanda ngo imodoka zirabagonga mana njye ndindiriye iki oya nako ntabwo ngomba gupfa nonaha umuti w'ibisubizo byanjye ndawufite nta mugabo ubura uko abigenza ngo ni suturesi mfite umuti undinda suturesi ishaka ntuzabirebe urabuzwa n'iki se ko ufite bagira amaburu narabimenye ko nanjye nave mu busaza nkongera nkaba umusore rega ndashaje ni mu gihe none nakubwiza urabizi neza wasutse inywere wazigurunjuru ku kazi ntabwo zamera nk'iza runaka sha zabase ese ntuzi n'izina rye upfa guhobagira gusa ntuzi n'izina rye koko ni runaka bamwita wawe niwe nyoko bukwe se ko numva umutsinda buriya rero ngo amagambo menshi avamo ibicumuro ariko nibyo koko ngende utyo sha buriya dore nari nanakuzaniye igihumbi ngo ujye kupfa kugura ubunyobwa werezemo amazi we n'urwo rubyaro rwawe mwangana ubwo bunyobwa se none genda ubushyire nyiramabuno wawe genda ubumushyire genda ubumushyire ntabwo hano turya ubunyobwa ugira ngo akeneye aya uheruka inzira muke ndaje mbanze ngende nce kwa nyirakabete naho nyine ubu ahandi se iyo nagezeyo rwose sinzi ukuntu abigenza nkishima genda kwa nyirakabete sigara amahoro yego karari nawe ndayafite amahoro ndayafite wowe utayafite gumya wangaye nkurikiza amaso ariko nari umusore nagukurikiza amaso se wagira ngo ngukurikize umutima singukurikiza umutima niyo nduru yawe indya mu matwi ngukurikiza amaso ariko umutima wanjye ntukuriwe byiringiro karame mama ikomereza umurongo ugenda uzana amazi maze ibyaso mujye mumwihorera ariko ntimukigire kuri biriya birenge bye kuko nta cyiza kiriyo rero uko mama tambuka ntabwo hakinze karame uracyabaho uraho neza mba ninaniriwe nta nubwo ntibasha guhaguruka amakuru y'iminsi amakuru ni meza ni meza ni meza nkuru umaze iminsi numva se bimeze bite umerewe ute mbaye iki ubwo ntacyo ubaye nari nzi ko ufite ikibazo nta kibazo mfite ko njya numva se witerera hejuru n'umugabo induru zanyu zirara zibuza abantu gusinzira iriya nduru ni induru nyabaki ibyo ntaho bitaba ntazibana zidakomanya amahembe nuko bimeze ariko burya umugabo navuga cyane ntega amatwi unyumve niwumva umugabo avuze cyane mu rugo rwe ujye uca bugufi niko se debo ubu imyaka amaze muri uru rugo ngaba ari abasore byiringiro na kamiri uko bangana kuriya ubu ni wowe uje kuza kunyigisha uko umuntu akwiye kubaka urugo ariko njyewe mbabarire ndakubwiye nziwe neza yuko umutwe umwe wigira inama yo gusara buriya rero iyo nza kuwusara mba narasaze ntaragira n'aba bana bangana gutya uru rugo ntabwo mba nararwaye ariko burya mvuga hari impamvu ku buryo utagomba no kuza kunyigishwa ngo njye kwitwara muri uru rugo n'imyaka ndumazemo yewe karori ndakumva ndakugira inama ntuyumve none reka nigendere nkabona ariyo mpamvu umugabo aguta ni ugutumva ariko se ubona kiriya kizungerezi wareba ugasanga mwahuriranye n'amabuno yacyo kirasa neza umusatsi mwiza nta gihe batazagwa najya agenda nyine ahore mu bishya nk'ababaje ndamubujije se nakomeze muri icyo kibuga cye byose bintwaye iki ko ndi mu rugo rwanjye ntazaterura umurima nahingagamo ibishyimbo ngo awujyane
ntazaterura n'insina yera igitoki ngo ayijyane umva dore ngayo n'imyembe iraje yere nta mwana wanjye uteze kurwara bwake ngo yabuze urubuto rwo kurya ibyo ngibyo rwose ntacyo ambwiye ntacyo antwaye narabasigiye nibanyunyuze. none se Cadette mwana wanjye aya makuru wayamenye ubundi cyangwa uba uri mu mandazi wiruka gusa? nabimenye byose ndabizi. amenye itariki zo gutangiriraho? iyi nazimenye. ufite imigambi ki? ko nabonye batwurijeho n'ibiciro ndagira neza. mama uzi ikintu cyanshimishije? amasaha batugabanyirije saa 9 ni ukuba turi kure. yego rwose bana babaswa mbabona kare babanebwe. mama mu bintu byose bavuze nicyo cyagushimishije pesi. minerivare se urahari uzajya uyishyura nase minerivare ngiye yampangayikisha. urabuzwa n'iki? uhangayikishwa n'iki se? ariko mwana wa nta n'impamvu zo guhangayika. si mama si uri umukire rwose. buriya icyo cyizere urakingirira. mama wanjye uri umukire ni uko utabizi. yego sha nta cyiza nk'icyo enda ibyo niyo mpamvu ugomba kubiharanira rero kugira ngo icyo cyizere ntazagite imbere yawe kandi ngomba kuba umukire kuri wowe koko nta kintu ugomba kubura nyiribo reka reka ugomba gukora ibishoboka byose n'amaraso nayatanga ariko ukabaho neza kandi ukiga rero noneho bayazamuye cyane pe. mwiriwe mwiriwe neza. nanze kwirwa nkomanga kuko n'ubundi nsanzwe ntagenda. ni karibu rwose maka. muraho se? muraho neza. amakuru se ariko ikize yasha nawe rwose. umukobwa wanjye se urabona waye si umukobwa mwiza gutajya arakara. ntabwo yarakaye. bebe wabaye iki? ni ukwitonda. ni ukwitonda. ariko rero kakana mwana wangaho se yimukira umushyitsi yicara kagira n'ikinyabupfura rwose. we ni karibu. ni karibu rwose muri saa. naho ubundi ariko se noneho cyorezo aha niho stress zigendera. cyorezo iyo ngeze aha nkahicara kweri mba numva umutima wanjye utuje. ariko uru rugo narwo rurakurangije. ese uciye mu muhanda umeze utya? yego byihorere. wabibonye se cyangwa ntabyo nivugisha wagira ngo sinzi icyo narimbaye kuko zahawe icyo mpakuru niwabo. ariko se mama reka nkubaze. mama karamera umwana wawe. ubundi ni wowe ushinzwe kugenzura amashati y'ibyo yambaye byose. ese mwana wawe urabona ibare. kade hari akantu nakuzaniye. ibyo birakureba. harya sukunda ji bisa nabi ngo be. sukunda asa kaji. nabi isi yarakureba. ngaho ntacyo reka bagutume mwana wawe reka bagutume ntabwo nongera. akira genda ugura akaji. ni inama namugiraga. genda ugura akaji. umugore sherire hari inkoreko. hari ikintu mbonye. umwana wanjye ntabwo aba abishaka reka amaze gukora. azagira imico nk'iy'umugore wagereza nawe mbonye iby'amahane. ariko rero nyine ongera unkoreho shaka dukora nkoraho rwose. oya rwose pe uyu mugore azagusaza ni ukuri kw'Imana. umvejwe we noneho urimo uravuga neza neza tumanutse. ni umugabo nkawe. ntabise kubw'iyo mpamvu. umugabo mwiza nkawe agenda mu muhanda yambaye ibifungo bifunze amacuri koko. nyine iki ni cyo ubarusha. nicyo ubarusha rwose. ishati se y'ubuheruka amazi. urankoraho byose. igituza kiragutse. yesu wenyine. ariko si ubundi uramuzi. turiwe tujya mu bintu byinshi. ariko se reka mubwire sheri wanjye. ufite ijwi. mbere y'ibyo nkunda uvuga ko mfite ikibazo cy'umwana ugiye gutangira ishuri. urimo urashaka amafaranga y'ishuri. oya wifunika oya sigaho. noneho hazi ibyo nkunda nuko umwana yabanza akajya ikintu kikubangamira urangiye kimbona kurushaho. iyo hari ikintu kigutesheje umutwe
n'ukuri kw'Imana n'agacupa nakare Yababa we. kugira ngo mbone wishimye. Ushatse kuvuga se ko hari icyo uzabikoraho? Rwose humura. Hariya hepfo hahandi undi kiriya gikecuru ntacyo yakimpa ndahatanga. Ndahatanga umwana yiwe. Akira. Ubundi burinda mujya kwicwa n'ibikecuru kubera icyo abato baraho. Uco. None ikigaragara nuko kiriya gikecuru uzagisabiraho. Niba ugezeho kugenda mu muhanda wambaye ishati idafunze. Uri mwiza ku buryo kiragutya nkabura n'ukuntu mbivuga. N'ikintu nibagiwe. Iya hari abantu bake bazi ko tugendana. Agatelefoni nabo. Sinzi ukuntu ndanumva ngo nimba ari za Lamborghini ni telefoni. Kandi uri amenyo. Mfite amenyo neza uzi ko coka shitani ngeze oshi ntabwo nshaka hatazajya n'umuntu menya ko wayinyeretse singire icyo mbikora. Nakubwiye ngo none nibaze nkugire telefone nziza ukagiseka amenyo yose nkayabona. Siko yerage n'inyange nawe cyangwa wa mukecuru wanjye wajya ngaruka kwiborosa nyuma y'intambara. Ariko rero siko iryo jambo siko Caroline yarimbwiye. Eregura umugabo turi mu ntuza wo mu murengesha kera jojo bagurugumesi nibo batugiraga nibo batumanikisha inshakwa nibwo rero intaho bimbisha mbere ya gitifu nabihano nuko iminsi itasubira inyuma. Umva rero mubwire wapfuye kera tutarahuza sinzi ukuntu nkoraho rero. Ariko rero nta nubwo nkomeza kuvugana nawe wambaye ishati pe ni ukuri kw'Imana birasa nabi. Ntabwo wibuka imyenda wasize hano ugira ngo tuzagufurire. Oya yambara. Ntabwo ngewe ibintu nabyihanganira. Birimo biranukamo wa mukecuru. Reka nikuzanire. Naho ubundi cya gikecuru cyanjye ni hehe no gusubirayo. Subirayo umutima wanjye wose waje ahangaha. Naho kiriya se kareka kobwa nkozeho yewe we. Naho Caroline suriya mfite amabere akomeye nk'urutare rw'ibere rya Bigogwe. Sinzahava. Caroline afite umubiri ukomeye. Neza rero wagira ngo ni rwa rutare Ruganzu yakinyuragaho igisoro naho ugiwe. Ishati keza ateye ipasi karahumura karimo umubavu. Tubone tuvugane njye nawe. Ishati rero nkayo. Umva rero umva ikintu ugomba kunkorera kugira ngo tugendane neza. Ibintu by'ibiturage byawe na mukecuru wa Caroline ujye ubisigaye. Ibiturage se nzahurayo nazubirasi. Ujye ubisigayo. Umutima wanjye guhera uyu munsi agifite abana bangahe. Kobwa wanjye ntumuzi. Uriya arajya mu irangamimerere yanjye. N'impamvu y'Imana nakwambiye aho ntakuhava wapi. Nimba nafite sinamumubuzaho uburenganzira ariko wose nta kintu kibe nshaka kizongera kurusha. Nasa afite n'ubundi yitabye Imana ngo Caroline yego umugore mukuru aba ari mukuru ntabwo agipfuye dore bya bihungu byari bisigaye bizikumira. Yapo ukore hindura imyenda cyateye gatana bari bakikuye mu buzima. Imyenda rwose hindura aragikuye mu buzima. uramo ibishati cyakabiri cyo rero aragikubise. Ibishati byo kwa Caroline rukara rwacyo sinzotara ubundi n'icyanjye buriya. Bona Caroline nzangereze kera. Ese ubundi reka mubaze umugabo mwiza nkawe ubundi wajya kwa Caroline niba wabuze abandi bakobwa. Iryo jambo mperuka kukumva nyuma y'inama mbere y'inama. Oya ndashaka tatore twahuye ko ndi bibona mukwiranye. Oya ariko humura hano nta kubera kanaga Imana irarema ko hashimye Imana yantuje aha hantu. Kuvugana nawe maze wenda rero ndambaye umusore
ni meza nimushyira komanda aha ngaho ni kare ubwo se n'ibyo birimo ahangaha si mpamenyereye ntituri inshuti abantu dusanganywe ntabwo uramenyereye ariko ugomba gukomanga ntacyo tubyihorere bikanyeho uraba nta mugenzi ntabwo nje kwicara ntujya wihurira ndabizi ngo ngende hirya no hino kugira ngo nkubaze umuntu w'umudamu nkawe ukabasha ugasenyera umudamu mugenzi wawe nari ngatangaye ko hari ikindi cyakuza none si urumva ndenzwa n'ubusa ntabwo birabaje umugabo witwa makashi se ntumuzi imyaka y'umugore we ese ku wundi makashi urumva ari ibintu bitangaje imyaka y'umugore we Karolina njya mbona yicikanye inka yaragurishije ubu barimo kurwana agurisha amasambu nta wundi azane mbese urimo urashaka kumwumvisha ndashaka kukumvisha guca bugufi n'usenyeye mugenzi wawe umenya yuko ari kimwe nawe umusangira inama none wigeze mbona muri ruriya rugo wari umbonyemo sinakubonye hanyuma ndushenye urushenye kuko ibyo byose bishiriye hano iwawe urabibonye byikoreye abinzanye ariko ubundi wagezaho ukababarira mugenzi wawe ko atari we wagufasha umva rero wa mugore we nta nubwo ndabizi kumva ari amatiku tangira inama anyigisha imikorere ntabwo ndasobanukirwa ibyo ari umusore ubu urazindukuzanwa no kunuka ngo ndasenya urugo ntazi nagendamo reka nkubwire Karolina yakubwiye ko ruriya rugo ndamusangamo rwose Karolina ndabizi ko yagowe kandi yarushye ndabizi neza nyine umurusha inzobe umurusha ubutoya umurusha umubyibuho turabireba ariko ntiwari ukwiye kumuseka yego ako niko kabarya ahubwo nicyo kibazo rero cyane none se nzigira igikara kugira ngo mwishime reka nkubwire njyeho kugira ngo unambwire nabi ushatse kuba ko inzobe mfite sari ya makashi reka nkubwire kugira ngo umbwire nabi ndatashye ubundi ahasigaye wowe ukora ibyo wumva ariko bizakugwa nabi ndagukubita nureba nabi nagiye gore bwo mu cyaro naba ndeba ko utazahura n'ibibazo nanga ibigoryi ndahura nabyo ntanizira nabo soni sheri tebuka umvura umwaka tebuka uze sheri nze wandike ubundi ikibazo ahuye nacyo ni iki uyu ni ikihe kibazo uzi ko nawe wisanga nawe ntubona ubundi ni wowe mugabo nakunze nzi ibi bintu n'abapasiteri bari barabimpanuriye ubundi bari barambwiye ndabagira inkuru rero igitangaza cyanjye nigende noneho njyewe mu kutamenya ibintu ngira ngo icyo gitangaza nzahura n'ibuye ritembera rihita rihinduka umuganda ntabwo nanjye ko nzahura n'igitonore mu cyongoro ubundi wamurikiraga ishati wari uzanye iyo ngiyo kwa mukecuru wawe warabimbwiye ngo uzahura mu busaza ndi umusiporo nawe reka wamurikira turabizi abantu ngo bitonde bari bakarya ndagushakira umukore iyo nzore yawe ntabwo ari iyo kwirirwa ntacyo ibitoki igira umva ntakora uko rwose umeze use neza uba niba ba bantu ngo ntabwo ariko sheri wanjye rwose mu gituza cyawe habamo neza waganira muri imana nkahamagara ariko yayobera kwa Karolina ikeko oya nanjye ibyo ntabwo nzaha hari ibintu
ibyiringiro ngo yabamagaye kwa giti ariko icyizere mfite n'ingerayo ikipe arabona twambaye ndamwereka amafoto ya kera nk'ingandwa ziriya mba mu mirima mwereke n'iki nawe niba ari umugabo nakwambara ndetse abona ko nagiye ahantu ko agiti ashobora kundega bitewe n'umugisha nkuye aha ahubwo bikarangira banzamuye mbaye umuyobozi kuko ntamaze gukina gitifu arasanga ahita amwimura ku mwanya w'ubuyobozi genda ubikize urakuzi